JN TV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri JN TV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kugezaho amazina tugeze ku izina Josiane. Dushimire n'umukunzi wacu watubajije rino zina. Josiane ni izina rihabwa abana b'abakobwa rifite inkomoko mu Giheburayi aho risobanura ngo Imana izongera. Bimwe mu biranga ba Josiane rero, Josiane ngazi kwisanisha n'aho ageze hose ariko ugasanga yikundira gukina kurusha uko akunda umurimo usanzwe. Akunda ibintu by'ubwiza n'imirimbo. Josiane rimwe na rimwe ngo usanga agomba kugirwa inama yo kumurika imideri, gukina za filimi, kuko gusanga Josiane ibi bintu ngo iyo abigiyemo abikuramo umusaruro utangaje. Ni umuntu kandi ngo uhora ahuze, ukunda gukomatanya ibintu byinshi ariko asohoza bike. Josiane ngo usanga aba afite umwete, azi kuyobora ndetse no gufata ibyemezo bitavuguruzwa. Josiane kandi ngo agira igitugu, iyo akubwiye ikintu aba yumva ntacyo wakongeraho, ugomba kugifata uko kiri. Ni umuntu ugumana ibintu bye mu mutima imbere, ariko rimwe na rimwe ngo yagira n'amagambo menshi ku buryo utamenya ko ari we. Josiane kandi gakunda kwikundishwa ku nzego zimurenze aho kwiyegereza abo bari ku rwego rumwe. Gusa Josiane ngo iyo akunze akunda cyane adahuzagurika. Nawe niba hari izina wifuza ko twazagusobanurira, twandikire hasi ahagenewe kwandika ibitekerezo maze tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe, kande kuri buto byanditseho, ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera, maze inkuru zose tuzajya dukora zizajye zikugeraho ku gihe. Turagushimiye.